yiswe Smile for me ni Yasimi yaritwa Kai Proctor. Indirimbo nyizi muri comment nkazigwa muri video bikurikira, ukibuka gukora subscribe cyangwa ukamfollowinga. Uyu yansabye kutihutisha indirimbo reka nyemuko imeze sekera nubwo waba ubabaye mbera mwiza nubwo waba uri mu bikubandi gumana nanjye nubwo waba ufite ahandi hantu waba uri kina nanjye sengana nanjye niyo waba utizera Imana sekera mukundwa ndakwingenze sekera nshaka kuba wa muntu wapfira nshaka kuba wa muntu utuma wumva ibintu ukora ugakora ibintu utigeze ukora kubera njyewe reka nkubere wa wundi nshaka kuba wa wundi uza kubera intege nke zanjye nke mbeshya nubwo ukuri kwambabariza umutima ndirimbira nubwo basi ijwi ryawe ryaba ribi zinana nanjye nubwo waba utari kujyana n'injyana ngiriraho amahirwe ntabwo utekereza ko aka gaciro kabyo kabikwiriye sekera bebe ndakwingenze mwenyurira nshaka kuba wa muntu wapfira nshaka kuba wa wundi watuma ukora ibintu utigeze utekereza ko wari kuzakora reka mbe wa wundi wawe nshaka kuba imbaraga nke zawe mukundwa ese basi uzandwanirira niyo wahura naho hariki ntembereza unjyana ahantu ntarinzi oh bebe nsezeranya ko isi izatubera nziza urabizi ko nshaka kuba wa muntu wapfira nshaka kuba wa muntu uzakorera ibintu utigeze ukorera abandi bantu cyangwa ngo utekereze ko wari kuzigera ubikora reka mbe wa muntu wawe nshaka kuba imbaraga nke zawe zibebe ngendwa Kai Proctor. Indirimbo nyizi ni kuri Kai Entertainment ugakora subscribe cyangwa like share